My good people, this is your boy Fabrice Soft man. Twagarutse NFM, twagarutse tubazana ibintu byiza cyane. Ahangaha noneho uyu munsi no umuriro. Abasa tugiye kwatwika koko. Abantu bazi kureba uyu muhanda y'inzira iranyerekeza he. Harebe nawe nyine. Jo, reka maze nkubwire ngo kora ko kazogera ubutaha bitazakubana bibi. Your boy Soft man. NFM talk. Twagiye kanya gatoya cyane. We stay in touch. Sasa runababwiye uyu munsi abantu tujye kugana muri NFM talk ntago babizi banameze neza nababonye bari kurya bameze neza bafite ko kunywa bameze neza tugiye kugenda tubagwa gituma tubaganiriza twumve icyo babivugaho ariko ubu ni banze umbwire wowe vugisha ukuri ni ukubera iki abagabo baca inyuma abagore babo kandi badashaka kubareka ndetse nabo bagiye gusambana nabo cyangwa babaciye inyuma badashaka kubagumana reka twumve icyo babivugaho ntabwo babize ka twabwe gituba gake yola Emi umusa Yesu we meze mutese Yesu we Anifa cyakoza muratwitse ko ako nyine mfite ikibazo nene se muri ate byagenze bite ahubwo kuje utaduteguje NFM sasa hasi mu rugo ariko ugomba kuvuga ko uje NFM hano ni mu rugo turabizi nyine hari ikibazo uganira se icara ese ubundi ibirahure bitatu agatebe ko hagati hano harimo kanagara kawe ese shabando wone fanta zareka mbanze numve ntago nakizera ko ari fanta muri ku ntago fanta ari twatwibere ku gafanta yewe we dore babahungu zabazi bunuko Anifa meze bitese mumeze muraryoshye bibereye iwabo kono twituje uwaba ariko se ndashaka kwibaza umuntu wa gatatu agiye umuntu wa gatatu agiye nawe karana twagashize ari nyine gusa umuntu wa gatatu ntago mbyumva Emi ntajya yambara rinete dore nize na rinete ziri hano witeguriye tubiri ntago ndi bubyemere naribi akuye nguye noneho nanjye reka mbe nkifunze hari uhari se hari umuntu uhari ko niko kenshi ngatwara tukuremere nawe ni umuntu uhari nawe tu wabona bagiye kumagurutse reka mbanze numve mw'abantu mwe ni fanta koko Anifa meze bite se nanjye mbagezemo karibu kabisa bose muremera ko tuganira hari rebiza ariko mubanze mumbwira ibintu mwamurimo batangwa gitumo nanjye basigaye bagwa abantu gitumo turi kuganira gusa bisanzwe kugeze merci nakasha asa nagonye yewe Emi ashahora cyeye nawe ariko ni bisanzwe kuri kureba icyoroshye mwari mwitonze Anifa Emi se meze bite araryoshye ameze neza aryoshye sha bakunzi ba NFM mva ko babona nagitumo dukora uyu munsi waba abundi ikibazo cy'amatsiko uturuka NFM ubundi dukora ibiganiro urumva by'abantu bose kandi ntaho duhejwe tugomba gukurikirana amakuru y'ibyamamare ya ngubu ni icyumiciye umunsi ushatse kuvuga iki ashatse kuvuga iki ntago bizi nabisobanurira njyewe uyu munsi ndashaka ko tuganira noneho niriwe mbahiga nibaze ko mvuye downtown niho wagiye kwitushakira ngo nyine ngo Anifa ngo niho hari nanjye ndavuga ati sha reka njyeyo mageze barambwira uti niba wibuka wa muhungu y'ikizongera nta muhungu y'ikizongera zuba kubera iki urabyishe babita igikwere hari n'ibira ngo iki ni igikwere ngo igikwerere umva Emi fite topic uyu munsi kuri NFM talk ariko man NFM talk mushatse ko twarababuze
Okay, nari reka manze mbwira abakunzi bacu topic tugiye kuganira. Nari ndi Dubai, undi semwe kunkura. Dubai, niho yita Dubai, mwifunze fantasy zitera amakaraza hano zibaho. Akagafanta ariko ni sawa kasi, nawe ariko uzagenda. Abana b'abarokore. Gafanta, reka nongere nsome ku gafanta. Ariko iri kumurago yari yawe. Karakanye nyari kunywa tubiri. Reka mbanze numve ko ari kunywa. Sasa rero. Yes, this is the NFM talk. This is your boy Softyman. Uyu munsi topic noneho aba bantu uko ari babiri ngiye kubaganirizaho iravuga ngo no kubera iki. No kubera iki mugabo uca inyuma umugore wawe kandi ukumva ni wamureka ukavuga ati shati wapi nyine tu kandi noneho na wa wundi uciye inyuma umuryamanye ukumva nawe ntiyakubera iki umugore ni wumva ni mwagumana ariko ukumva nyine tu ukundi ugeyo. Yes, NFM talk utera comment hari hasi ubundi ukadusharinga uko byumva n'abantu tuba turi kumwe akatubwira uko babyumva. This is your boy Emi. Ni wemperaho abagabo cyane kurusha abandi kandi njye ntabwo yacinye kandi njye herewe no ka abagabo nyine abagabo rega amafuti abakari uzanye hano kucyari uzanye none zindi gihe kibazo yaketse ko ducana inyuma byibaze yumva ahise agira ikibazo oya ntacyo nese Emi ni ukubera iki umugabo aca inyuma umugore we kandi akumva ntiyamureka ariko akaba muca n'inyuma nyine akumva yagenda akabikora ariko akagaruka nyine akavuga ati kwini wanjye ari hano nyine bimeze neza. Ni ukubera iki ibyo bintu bibaho kandi noneho na wundi yaciye inyuma akumva none ntago bagumana. Rega hari akadefu kajya kabaho si kuri bose ariko ugasanga nk'umukobwa muteretana yiyita hari icyuki wamugeza amago ngaho mubyaye wa mbere atangiye kwigira ukuntu nakiyitaho ahora mu bana. Anifa wabyumvishe urabyumva wakigira ku kazo gahura nakuki hariya hagashya ako nyine si bose ani imeze bite ngo bageje babataye amagongo byango bya twaturungo twose utamukura sinzi nimba ari nko guhararukwa nimba ari nko kugira sinzi ukuntu ariko ntago abamama bose ko bageze mu rugo ariko bahita bagira ariko bahita batangira kwita ahubwo ashobora sinzi ukuntu nabivuga nimba yamuhararutswe nimba byagenze gute sinzi oya ntabwo guhararuka guhararuka se ni iki guhararuka iyo duhararutswe ikintu turakireka kuki se tutabata hoya guhararuka uhararutswe ikintu niba uharaye agafiriti karya icyumweru nugahararuka tukareka sibyo ariko ni impamvu atari uguhararukwa murabana ukamuca inyuma ukagaruka ukananga kanabimenya kugira ngo mutanatandukana ukanabihisha ugashakisha uburyo impamvu erega uragenda tuvugane nk'umugore ufite akazi sibyo nakundanye akiri umukobwa akiguha umwanya arumva ageze mu rugo atangiye kujyaho umwanya akazi ngo ni inshingano ngo z'urugo avuye mu kazi uratashye impamvu ya mbere akazi n'urugero urumva cyangwa ari aho hari kumwe n'umwana amasaha yose ukagira ngo wowe ntabwo ukiri umuntu ni gute ejo nujya ku kazi umukobwa mukorana gufungiye karuvate neza wabyumve break yakuzaniye icyayi impamvu aratangiye kuzumva nyine dutwarwa nuko abagabo batwarwa ni ikintu nda NFM talk ugasanga abakobwa mwebwe nyine iyo mugeze mu magore ku mwanya urashira icyo kintu nyine mupfa n'abagabo ntago ari bose bareka kwita ku bagabo nyine ukavuga ngo wenda ngo ageze mu rugo ngo ugira izindi nshingano nyinshi umugabo aramuritse hari ababikora pe ariko hari n'abagabo batagenda kuko abagore batabahaye umwanya ahubwo ari akageso ari ingeso y'umugabo ariko bitavuze ko hari n'abagore bagera mu ngo nyine bakumva bafatishije nta kindi kibareba ndareba abana ndareba ibyo mu rugo yose ndita ku kazi bidasanzwe umugabo nyine akamuburira umwanya ariko n'abagore barabikora ese abagore ntimuca inyuma abagabo barabikora cyane barabikora muterwa n'iki mwebwe noneho ngiye ikintu ntekereza ko abagore nka 90%
ajya guca umugabo we yamwanze aba hafite hari ukuntu amuca inyuma hari ukuntu amuca inyuma akabisha ngo mbabarira ni ukubera iki ni ukubera iki noneho nk'ubu ku mugabo ukuntu nabivuga umugabo ashobora guhura n'umukobwa urumva akamukorera utuntu nyine duhita dutuma bashobora kuryamana umugabo yanabisoza rwose akicuza akabaza umwana yanjye kuki mbikoze ariko umugore abagabo ni hatari umugore ujya guca umugabo w'inyuma ni ikintu aba yaratekereje ababimaranye igihe wanabitekereza avuga uko byagenda kose yarabitekereje cyane urumva rero niyo mpamvu nari mvuze ngo umugore ujya guca umugabo w'inyuma aba yamaze kumwanga nta mugore uhubuka kuko nkawe umusore ntabwo waza ako kanya ngo utumbwira ngo iki ngo bite biba ako kanya mbanza kubitekereza nta mugore ugira utya akibeta sibyo harimo n'ababikora ku dusore basa nka cyayemi kiba hano mu gipangu kuno nk'uko mbasanganye aya mukareba akavuga uti uzajya ubiki wowe ntabwo uri igisore ndije ibonse urumva ugasanga nyine abigenje atyo ariko nanone mukajya mwibeta ukuntu ku ruhande ariko umugabo wawe still ukimukunda ibyo bintu biriho yenda si benshi ariko biriho upe no mu nkumi n'abasore ibyo ngibyo bavuga ngo byarapfiriye ngo mu kubaka urugo ngo niyo mpamvu itera abagore kugira nyine ibyo ngibyo uvuze ngo niki zatagera ku ngingo ne kwa kundi hejuru aho ngaho oya none nkuko twavuze umugabo ashobora kuguca inyuma kuko wowe utamwitayeho utamuhaye umwanya hari n'umugore nanone ushobora kubikora kuko umugabo we yamwimye umwanya ngo umugabo aratahasanga iz'ijoro araza arahita yirima hariya ndananiwe ejo arongeye mugitondo arongera azindutse nanone yigiriye mu kazi arongera aratashya ati ndananiwe wa mugore naba adashoboye kwihangana azabona umusore w'inkwakuzi nkawe nyine ako kantu ushyize musi sawa ariko ni ukuvuga ngo keya kuba abantu bashakanye bagera mu rugo bagahindura uko bitwaranagaho umugabo ni agatangira kujya ajya kugorobereza mu nzoga kaza atinze ahirima bishoboke ko nabyo ni imbarutso yo kuba abantu batandukanye hanyuma babikorera se ko ari ingeso harimo n'abikorera nyine ingeso uko asundi ingeso ni iki ingeso ni ikintu cyakubase udashobora niyo baguha ibyiza bimeze biti cya kintu still uhora ukireharehera ku buryo umuntu agira ingeso yo guca inyuma nese niki barageza hejuru umeze neza celebration ni zose sibyo uraririmba umeze neza ariko ukanga ukavuga uti sha nyine ni kwa kundi ukagenda natwe nibyo twibaza kuki ibyo bintu bibaho hariho umuntu usanga nk'umugabo we ntakaba atagize pe mu cyumba mu buriri ibintu ni fresh guhaha ni fresh ariko still ugasanga amuca inyuma noneho ikibazo kirimo ahanini kinateje inkeke aramuca inyuma gutyo akagenda ariko akanashakisha uburyo atari bumenye ko ibyo bintu yabikoze kubera icyo atamwerurira ngo abimwereke kandi n'abagore barabikora kubera icyo atamwerurira ngo naguciye inyuma ngo anabimugaragariza ahubwo agasira kagatima kakubita gutya kubera iki impamvu ya mbere bitera urabona amaso ya rubanda numva abatinya abapipi nakuntu abona koze ubukwe n'uyu nguyu nitugera mu rugo byange tubane nabi noneho mwaradushyingiye mwese mwari ku munsi w'igikwe yamuje kudusura twaduseka amfashe muca inyuma impamvu nyine yabyihanganira cyangwa se nidusite tubyasasa ngo twerure harimo amaso ya rubanda uburyo abantu bagiye guhita babifata yes birashoboka kandi biranumvikana sibyo cyane rwose kushobora rwose kuba wanyuzwe umeze neza ntacyo wabuze ewan agafaranga ufite inzu nziza ariko kavuga uti oya reka ngende riganye n'amaniga ziri mitoma usanga na Anifa yabivuze ngo mukaba muri kumwe ngo n'umugabo ngo nyine ngo akubwira ngo magambo meza ngo ugashiduka nyine ngo tayari ngo warangiza ngo hari n'abakobwa babyicira ku ntuza kuri keya nabo batanga
usanga nk'umugore muri mu rugo ahora agushira ariko ubundi nanga n'umuntu ucihuta rega ndashaka kubaza umuntu ashobora kugukubita injuga neza fresh akakwemeza ewana ukabivamo neza ugashituka mwaryamanye umuhungu cyangwa se umugabo umukobwa nyine uwo mukobwa akahita yemera njyewe wowe cyangwa wowe no ku rwanjye ruhare ntabwo nahita nemera ubu nta muntu waza gukubita injuga kwemeze fresh ushobora kugenda nemeye mu mutima sibyo ariko ikintu tugira abakobwa ihagararaho ukavuga ati nimita mbyemera aka kanya aranshishamo ijisho ariko ejo ukahita ubyemera ejo ubwo ukabyemera ariko ako kanya bivuze akenshi ntabwo ushobora bivuze ngo bya bindi byanyu byo kuvuga ngo nzatekerezaho burya mama nijijisha uba wemeye ariko ukanihagarara ngiye kujya nereta iminsi nimita mbyemera aka kanya aranshishamo ijisho avuga ati se uriya mukobwa n'undi ariyandarika swati ni indaya nibyo twavuze bivuze ngo iba ari ingeso nimba waguteresa ukahava ukagenda amahoro ubwo ubutaha ufata umwanzuro w'iki kugaruka uba wamukunze nawe uba wamukunze ntabwo bivuze ngo ushobora gukunda umuntu ufite n'undi wawe cyane bibaho niko abakobwa bamera ugasanga wenda nkawe sibyo turakundana mu buzima mu nyine bisanzwe biranzwe noneho Emi we tuvuga ngo ni umushuti wanjye usanzwe ariko cyagiye duhuye ambwira utugambo twiza akakuryoshya akanyitaho kandi marabikora yari no kubikora reka nimera noneho urumva noneho wowe dukundana n'uwo kumamagara wirute warabika ibiki iminota 2 sheri bayi ngiye mu kazi sibyo yego urumva Emi wandumva kanya ke kose ndikumva umuti niwe nanjye nzitaho bivuze ngo ikibazo cy'amatsiko aho ngaho misengera ngiye Emi aguha umwanya we Fabrice aguha mukiye n'urukundo uwo mwanya ngo wasinye gushaka ikofi bizarangira bite uzanyangira none ko ndi umukene mu minsi ushaka kujya kwishaka ariko ukamana wa mwanya cyane bibaho noze ntabwo bizi ukajya gushaka amafaranga ariko ukamana umwanya none se ko dushaka ko kino kintu kivaho sibyo twe turashaka ko kumenya impamvu bino bintu bibaho n'uburyo twabikuraho noneho twanzure ngo bagabo mwongere mubiteho mukubita ibikeya nk'ibya kera ewana uburiri mu buheremwo mukine kahave kugira ngo batazabacika bakajya kubaca inyuma kuko ni ikibazo kiriho ani ni ukuri ko Imana urabizi nawe ni ikibazo kiriho cyane burya hano kuri NFM Talk aya ni ameza y'uruganiriro turaza tukavuga ibibazo biriho tukayifatira umwanzuro sibyo tuzana itopic ngo tuyiganireho buriya kuko aba ari ikibazo gikomeye sibyo ariko ndibaza twanzure tuvuge ngo ubwo ni abagabo mwicare mutangiye cyangwa se babaca inyuma ntago ubundi uko biri ntago byacikaho ngo mu bantu bose bivuye ariko ku bazi nk'abagabo bazi ko bahura n'icyo kibazo abagore babo bakabaca inyuma bicare bareba se niyo mpamvu niki ntakora ishobora gutuma ikibazo sura kimenya gutaraba yakikubwiye muzicare muganire nese ugenda wabimubwiye no ntabwo ugenda wabimubwiye ntabwo abimubwiye we arifata akavuga ati nenda ndagiye nawe mugabo ntabwo waza kubimbwira waba ushaka ubwo waba wamaze burundu ushaka ko dutandukanye ariko se yani reka tuganire nkawe ani bareka twiganirire wowe ubwawe sibyo wowe ni iki gishobora gutuma uca inyuma umugabo wawe kandi ukumva style kimukunze kandi uwemeye ukamuca inyuma se niki ikintu cyatuma muca inyuma ntago nkizi pe kereka ubwo nyine ari satanije ariko ntago niyumviye ubwo bivuze ngo we ntago waca inyuma umugabo wawe ntago nshobora nyamara ushobora kubona ino nzu ni nziza pe ariko ukayibona ugatire kareka none se Emi ko atari nako ni inshuti yawe da utwo two kunywa tuvuge iki kiraro cyari icy'umugabo se ko sisi fanta twavuga nazo si fanta bakunzi ba NFM Talk iyi fanta bari kuvuga buretse mbatestingire mwumva ni fanta koko ndabyumvishe ni fanta Emi ni fanta ako muri shamba ni Castro ariko ikintu wari uvuze yenda wowe ntiwabikora ushobora no kutabikora ariko ni ukuri ko Imana nzi ko biriho biriho cyane biranakorwa ubwo Emi yavuze ngo ni keya sibyo ntunyumve nabi ukamvuge urumva uburyo ahantu bipfira gutereta
se bimera nk'ikira akagero natanga ndakibagiwe urumva ni ukuvuga ukuntu biba bimeze bitangirana imbaraga cyane cyane noneho ku bakobwa n'abahungu nuko ariko ntabwo duhuza cyane ugasanga guha umwanya kwitaho cyane ni nacyo kintu nyine gituma ukunda umuntu kuko mutangira muri inshuti akakwitaho call nimugoroba bavuye ku kazi umeze ute mu gitondo utuntu nk'utwo twose sasa kababwiza ukuri bigeze ku kintu cyo kugera mu rugo nyuma y'ubukwe mutangira guharara naho nyuma y'ubukwe niho muhura na bya bintu bindi byabaga inyuma y'amarido tu hagati yanyu mwembi urumva rimwe rimwe ugasanga ibyo utihanganira urumva cyangwa se nk'umuntu w'umugabo ukabyihanganira ariko ngo mutangira kwerekana noneho za kamere zanyu aho ngaho biba bisaba no kwihangana tu kugira ngo mubashe kubana mukomezanye noneho aho ngaho niho usanga tuvuge niba nyiri umusore narajyaga ku kazi bishara kamugara robe bimeze bite nurata wumva yahangayitse nyine tu natumwe ati obe ngo nyamara ndacyari mu kazi karameze nabi aho kugira ngo watuze ngo ati ngeze mu rugo tukajya tuvugana ngaho ndi mu rugo akamati iruhuka urye uryame bikarangira bwakwiranye ubwo ngenda kibere mu kazi tuge twavuganye nka saa moya mbwa ko nyageze mu rugo nindi bwitayire nka saa yine twagera mu rugo naramubeshye kugira ngo atuze nk'umuntu wundi twagera mu rugo sasa none yashushanya agatayibona igihe mvira mu kazi agatangira tugikundana bavaga mu kazi aya masaha none wageze mu rugo usigaye ugatana amasaha urumva abagore ikintu cyane ngiye mbashinje nago bazi kuba opening yego si bose harimo ababishobora nago azi kuba opening azafata umugabo wamwicaza aho ngaho ndabona iki kitagenda bimeze gutya ahubwo ikintu cyane bashyira imbere ushira barashinza ngo je nanga umuntu ucirura niyo nabandi mu makosa mujye mu ubwo okay abantu bakurikira NFM Talk ubwo bari kubyumva bari kumva imbarutso y'ibibazo ahantu babiri nimba uzi ko ibyo bintu bibaho cyangwa se ubikora so you have to find decision ugafata umwanzuro ukavuga uti ntabwo ibi bintu bizongera kumva kuko man ni ikibazo man kwishakira umugore umukunze akaginga kakajya kamurya koko ntacyo mvuze kandi wanamubaze se urabyumva uti hari iki kizo agacika kumugana ntago baba open ngo banabivuga urumva umugabo uvuye guca umugore w'inyuma urumva agera mu rugo kare akoze byiza niryo joro arateka ariko uyu utahagera ngo umenye ko ari n'icyaba arahinduka ku buryo bigucanga ariko umugore uvuye guca umugabo w'inyuma uzo ko natameze no yashariri yigize umuntu wanje wahayibya bivuze ngo abadamu nibo n'abagore urumva ari inyuma yarabanje no kubyiga yarabyizeho abona niyo wavuga ngo sohoka yata sohoka ntacyo bimubwiye afite plan B niyo mpamvu navuze ngo kujya kuguca inyuma kwe ni ibintu aba yaratekereje akicara akabitekereza akabifatira umwanya ariko uko byagenda kose bivuze ko mugabo dukurikiye cyangwa se mudamu dukurikiye nimba utita ku nshingano zawe nk'uko wari usanzwe uzitaho bye bye wenda gusezereye rwose this NFM Talk abagore babwira usezeye abagabo gusa abagabo ikintu n'abagore batita ku nshingano zabo badamu bagore batita ku bakobwa mutita ku nshingano zanyu NFM Talk iravuze ngo ibagira inama zo kwita ku bagabo ku nshingano nite ku nshingano ese ku mugani nanjye boro ndabizi ese kuki ubutita kuri boro yawe ubundi ita kuri boro yawe kugira ngo nje navuga rona abantu bagikundana bagitangira kumenyana batari abana baba ahantu umwanya bakaganira tureke kuvuga ngo twamaze kubana wa mwanya urashize kwa kuganira nyine kurashize bagerageze bagume muri mudu bari barimo kundi bari imbere bizabafasha kubaka neza icyo kintu ni iki niyo mubanye ari utuntu twiyongeramo ariko se ko n'abasore none se ko abakobwa nabo babikora mfite ikibazo abasore nabo barabikora nawe n'inkumi kandi baba bagiye akagira amahitamo ubwo ngo akipacapa ndavuga wa wundi ndavuga ubuse kuryishe ryose suri singo ntacyo mushikiye nava ku ishuri ngo nzaza kubasura kandi yaravuga ngo ni singora sikwajya kumbwira ngo uri singo birimo ntago uri singo mbana umudukurikiye ntago ari singo man arishyira muri comment ntago ari singo nese uri singo uri singo ni singo
abo se ubundi nkubaze ni ntago wanshikereka uri single cyangwa ufite umusheri? Ndi single cyangwa mfite umusheri? Uri single banza usubize icyo ngicyo. Sindi single kuko simba ngenye. Urashaka nawe kuzakora bimwe twavuga. Oya reka ngusobanurire. Wowe nyine nturi single kuko simba ngenye. Nturi single uri kubana n'umuntu. Reka nguye impamvu nari single sibyo? Mfite abo dukorana, mfite abo tubana mu nzu. Mbese nta munsi ngira ngo mbe ndi single. Umunsi waje hose munana n'abantu. Ese to be alone and to be single, this is my status man. Bari mu muntu. No mu buriri. Ndarana na bro. Oya ngavuye undosheje ubura. I mean anif ese amuntu uri kureba NFM Talk akavuga ati ariko rero maze n'iminsi nigunze uramukobwa ni fresh kandi buri yuko twavuze kuri topic ariwe niyanci nyuma ambwira niba ari single bro mwirukanye wagira urya cyangwa amubwira uti oya yanjye narafashwe yewe ya reka twisoze ikiganiro nyine none nuko yes, this is NFM Talk, this is your boy Softman. Ikiganiro cyo nakagaruka ewana aya meza tuzaba tuyaganiriraho akanga ni ku gacaca. Nagira ngo ngubwire ngo kora subscribe, usharinge, ubundi uduhe comment yawe, unaduhe topic twazaganiraho ubutaha, ubundi tubwire ikigenda neza n'ikitagenda neza. Mwabonye ko naguye gituma ariko nabo bafite ibitekerezo hari icyo batubwiye, nawe icyo nawe watubwira. Reka nkubwire ngo ikiganiro cyo nakagaruka Softman and NFM Rwanda Kigali kwa